Bakristo bavandimwe ntimugahemuke. Dore amasomo tugiye kuzirikanaho kuri wa gatanu tariki ya 31 Mutarama 2020. Isomo rya mbere niryo mu gitabo cya kabiri cya Samweli umutwe wa 11 umurongo wa mbere kugeza ku wa 4 n'uwa gatanu kugeza ku wa 10a n'uwa 13 kugeza ku wa 17. Zaburi ni ya 51. Ivanjiri ni yanditswe na Mariko umutwe wa 4 umurongo wa 26 kugeza kwa 34. Isomo ryo mu gitabo cya kabiri cya Samweli. Nuko ngo umwaka utahe, igihe abami batabaye, Dawudi yohereza Yowabu ku rugamba kumwe n'abagaragu be bose na Isiraheli yose. Batsemba Abahamoni, bagota umujyi wabo Raba. Naho Dawudi akaba yasigaye i Yerusalemu. Ni munsi Dawudi abyutse mu buriri bwe ajya gutembera ahantu hitaruye hejuru y'igisenge cy'ingoro y'umwami. Igihe yari hejuru aho, arabuka umugore wiyuhagiraga kandi akaba umugore w'uburanga butangaje. Dawudi rero atuma kubaririza uwo mugore uwo ari we, maze baramubwira bati, si Betsabe umukobwa wa Eliyamu muka Uriya w'umuhiti? Nuko Dawudi yohereza intumwa zo kumumuzanira, aziwe bararyamana. Umugore arasama, maze atuma kuri Dawudi kubimumenyesha ati, ndatwite. Dawudi aherako atuma kuri Yowabu ati, nyoherereza Uriya umuhiti. Yowabu rero yohereza Uriya kwa Dawudi. Uriya ngo agereyo, Dawudi amubaza amakuru ya Yowabu, ay'ingabo n'ay'intambara. Hanyuma abwira Uriya ati, manuka ujye iwawe maze woge ibirenge. Uriya asohoka ibwami akurikiwe n'izimano yohererejwe n'umwami. Ariko Uriya yiryamira ku marembo y'ibwami hamwe n'abagaragu ba shebuja, ntiyamanuka ngo ajye iwe. Babimenyesha Dawudi bati, Uriya ntiyamanutse ngo ajye iwe. Dawudi aramutumira ngo arire kandi anywere imbere ye, nuko aramusindisha. Nimugoroba Uriya arasohoka ajya kuryama ku buriri bwe hamwe n'abagaragu ba shebuja, ariko ntiyamanuka ngo ajye iwe. Bukeye mu gitondo Dawudi yandikira Yowabu urwandiko, ararumwoherereza rujyanywe na Uriya. Yari yanditse muri urwo rwandiko ati, Uriya mumushyire imbere aho urugamba rukaze, hanyuma mwisubirire inyuma bamutere maze apfe. Nuko Yowabu wari yagose umujyi ashyira Uriya ahantu yari azi ko hari abantu b'intwari. Abantu bo mu mujyi barasohoka barwana na Yowabu. Benshi muri rubanda no mu bagaragu ba Dawudi barahagwa, Uriya w'umuhiti nawe arapfa. Iryo ni ijambo ry'Imana. Bavandimwe bana b'Imana, amasomo y'uyu munsi aradufasha kuzirikana ku cyaha cy'ubuhemu dusanga mu itegeko rya 5 n'irya 6 mu mategeko y'Imana: ntuzice, ntuzasambane. Imana idusaba kuba indahemuka kugira ngo dushobore kwakira ingoma y'Imana, nk'uko Yezu mu Ivanjiri ya none aduhaye ibigereranyo by'imbuto nto zikura. Uko icyiza gitangira buhoro buhoro kigenda gikura kugeza havutse ibyiza byinshi, ijuru, ingoma y'Imana, ni nako ikibi nacyo gitangira buhoro buhoro kigenda kidegembya kikazavamo ibibi byinshi: umuriro, ibyaha, ubugome, irari rikabyara icyaha, kuko twumvise byagendekeye Dawudi. Dawudi nk'umwami w'ikirangirire yakoze ibintu byiza cyane, none shitani ibyitambitsemo. Ni nka ya sosi igwamo inshishi cyangwa ya mata agwamo isazi. Icyaha cya Dawudi ni ugusambanya umugore Betsabe no kwica umugabo we Uriya. Ibishuko Dawudi yahuye nabyo ntawe bitabaho. Nta muntu uri ku isi udacumura, gusa icyo turushanwa ni ukurwana urugamba, ni ukongera imbaraga urwanya icyaha. Umuhanga yemeza ko umuntu mukuru yabyutse, igipimo cy'irari ry'umubiri kirazamuka, ibyifuzo by'umubiri biriyongera, irari ry'ubusambanyi riba riri ku gipimo kizamuye. Mutagatifu Tomasi wa Kwino niwe wavuze ati, iyo umuntu nta kintu ari gukora, ibishuko biriyongera. Kubera ubunebwe, ibyifuzo bibi biriyongera, ibyaha bikisukiranya. Dawudi nawe iki gishuko cyamufashe yarabyutse ku manywa. Buriya ni nka kasiyese yari yiviriyemo. Bagize bati, ni munsi Dawudi abyutse mu buriri bwe ajya gutembera ahantu hitaruye, arabukwa umugore wa Uriya wiyuhagiraga w'uburanga butangaje. Yohereza intumwa yo kumumuzanira, nuko bararyamana. Betsabe amaze gusama yabibwiye Dawudi,
Dawudi kubera ububasha yari afite kuri Uriya ashakisha amayeri yo gukwepa ikibazo no kwikuraho igisebo. Birasanzwe umusore w'ubu yateye umukobwa inda, icya mbere ni ukubanza kugerageza kuyikuramo. Iyo barushije imbaraga basi bahebera urwaje bakayireka ikavuka. Mbega ubuhemu! Na Dawudi ntawamenya niba uburyo atarabukoresheje bwo kubanza kugerageza kuyikuramo. Ariko dore uburyo butatu buzwi yakoreshejwe mu gukwepa imisoro cyangwa ahunga ikibazo. Icya mbere, kuvana Uriya ku rugamba akaba ariwe byitirirwa. Mbese Dawudi akivanaho icyaha agakegeka kuri Uriya, ni nka bya bindi byateye byo gukwepa imisoro. Umusore cyangwa umugabo agatera umukobwa inda kubera ububasha afite, agahita amushakira umugabo n'igitaraganya, bagashyingirwa ku ngufu, akabarundaho imitungo. Umugabo yabibona akagira ngo ni urukundo yakunze urugo rwe. Uriya ku bw'itegeko yarumviye, aza kwa Dawudi amutegeka kujya iwe maze ngo yoge ibirenge. Kuki Uriya yanze kujya iwe? Impamvu ni uko ingabo zari zifite disipurine. Mu gihe cyose yabaga ari ku rugamba ntiyagombaga kudohoka ngo ajye kwinezeza. Ikindi kandi turabyumva, avuye ku rugamba ku buryo budasobanutse, ntabwo agomba kurenga ku mategeko y'ingabo, yagombaga kuguma ibwami akaba ari we wamugenga atadohotse. Kugeza ubu Uriya ari gutsinda imitego kuko ntashaka kudohoka no kurenga ku mategeko. Ariko Dawudi umugambi urapfubye, yirukiye ku buryo bwa kabiri kumusindisha, kumuhata ibiyobyabwenge arebe ko yava ku izima, ni nko kumuroga. Dawudi abonye ko Uriya yanze kuva ku izima nibwo ahungiye ku buryo bwa gatatu. Mbega icyemezo cy'ubugome cyo kwicisha Uriya! Nuko amuha urwandiko asubira ku rugamba rurimo ngo Uriya mumushyire imbere aho urugamba rukaze, hanyuma mwisubirire inyuma bamutere maze apfe. Babyeyi, mbega agahinda! Ibyaha uko ari bibiri, kwica no gusambana, bihitana abantu benshi iryaguye. Ntago bigenda byonyine, bigaba amashami y'ubugiranabi. Bitangira ari bito ariko bigakura, bigatutumba kugeza bihitanye abantu benshi, bikagira ingaruka mbi mu buhemu ku Mana, kuri sosiyete no kuri wowe ubwawe. Mbese byangiza byinshi. Ibi byaha bibiri, kwicana no gusambana, ni impanga, birakundana, biragenda ntibisiganwa. Iyo wasambanye hakurikiraho gucabiranya, kubeshya, kugambana no kubihishahisha. Gukuramo inda bitwara amafaranga iryaguye, ubusambo, za ruswa n'ibindi bibi byisukiranya. Muvandimwe, uyu munsi ufata umugambi wa kigabo wo kuba indahemuka. Niwumva hari aho wateshutse kuri aya mategeko yombi, usaba Imana imbabazi nka Dawudi muri Zaburi ya 51. Aho kwica abantu, kubasambanya no kubagambanira, ahubwo ujye ubarengera, ubagirire neza. Aho kungikanya ibyaha ubyongera, usaba Imana imbabazi. Nyagasani tugirire imbabazi kuko twagucumuyeho. Padiri Masumbuko Ladisirasi, Diyosezi ya Cyangugu.